Nanone nk'uko mubibona tugarutse muri studio ya Humura Nawe Uzabyara TV, tugushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro, inkuru, ubuhamya ndetse na filimi zose zizajya zinyuzwa kuri iyi channel yacu ya UTB. Tubibutse kandi ko iyi channel yacu gamije guhumuriza no kwamagana ihohoterwa rikorerwa imiryango yabuze urubyaro. Turabakunda, tubifuzaho umugisha w'Imana, niyo mpamvu tubasaba kenshi gukora share ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu. Uyu munsi tuje kurebera hamwe ijambo n'ihumure rivuye mu ijuru rikubwira wowe utarabyara ngo humura, witinya, uzasama. Yesu aduha umugisha. Dukunda kenshi iyo tugiye gutangira ibiganiro byacu kubitangiza gusenga. Mureke dusenge. Mana yacu, turi imbere yawe, tugushimiye ineza yawe n'urukundo byawe bitarondoreka. Nawo twemereye kugaruka muri studio ya Humura Uzabyara TV. Tuje kumva ibihumuriza biguturutseho. Niwemere kubana natwe, udufashe kandi udukomeze tukugireho umugisha. Buri wese uteze amatwi iri jambo umukorere igitangaza. Abone intsinzi mu rugo rwe, niba atari afite umwana, uyu mwana aboneke mu izina rya Yesu uko twizeye ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko witeguye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko nari mbibabwiye, tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ngo witinya, uzasama. Haleluya. Witinya, wigira ubwoba, wikwiheba, wibona ko bidashoboka, nawe uzasama. Nanjye narasamye, nawe uzasama. Turifashishije ijambo ryo muri Bibiliya dusanga muri Luka gice cyaho cya mbere umurongo wa 30. Ni ijambo ryiza Mariya yabwiwe ubwo yarasuwe na marayika w'Imana amubwira yuko azabyara Yesu. Yaramubwiye ngo witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama umuhungu. Haleluya. Uzamwite Yesu. Aho nshaka gutinda ngewe cyane ni kuri iryo jambo rivuga ngo witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda. Haleluya. Mu mwanya wa Mariya nawe ushyiremo izina ryawe. Niba witwa Shariroti, nagira ngo nkubwire ngo witinya Shariroti, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, kandi uzasama inda y'umuhungu. Witinya Theopiste, witinya Liberata, witinya Charles, witinya Yohana, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzamwite runaka. Sinzi amazina we wateganyije ni menshi, hari nubwo nawe warihabwa nk'uko Mariya yarihawe, ariko nje kukubwira aka kanya ngo witinya. Ni byinshi byitambitse imbere yawe bishobora kuba bigutinyishije, ahari se ni ibisubizo bya muganga yaguhaye. Kenshi na kenshi abaganga hari ubwo bavuga ko bidashoboka, ndetse bashobora no kuba barakubwiye ko mbese bidashoboka ko mu rugo rwawe hatazagira hagera umwana. Ariko hejuru y'abaganga hari ijambo rya Nyirijambo. Nyirijambo arakubwiye ngo witinya, witinya Alexi, kuko uhiriwe ku Mana. Uri umunyamahirwe uyu munsi, uri umunyamahirwe, ubuhanuzi n'ubwawe. Marayika yakomeje gusura Mariya mu gihe yari arimo, kuko Mariya nawe kubyakira byari byamunaniye. Yibazaga ukuntu yitonze, akibaza ukuntu yari afite fiance witwa Yosefu, akibaza ukuntu ubukwe bwe bwendaga kuba. Hano muri karitsiye yose bari babizi neza yuko uwo mukobwa yitondaga. Kavuga ati noneho ngushyize ishyano, ngo ngiye gusama inda, ngiye gutwita, kandi abantu bose bazi ko nitondaga. Ariko biramuhangayikisha, bati arahahamuka. Yibaza ukuntu bizagenda, anabwira marayika atari kubyo bintu mbwira bizashoboka gute kandi ntarabyamana n'umugabo. Ku murongo wa 35 w'igice cya mbere cya Luka haratubwira aho marayika akomeje kumuganiza, aramubwira ngo ukuri gutekereza ibintu byinshi, kuko umwuka wera azakuzaho, kandi imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza.
haleluya haleluya. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Mwuka wera azakuzaho ndetse imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Wowe ntawe nshaka kugira ngo ari umwuka wera azakuzaho, Imana izakoresha umugabo yaguhaye ubashe kubona abana mu izina rya Yesu. Ndifuza ko twasoma n'ikindi cyanditswe dusanga muri Yohana ibice 15 umurongo wa 5 dukomeze wenda tugeze hasi. Haravuga ngo n'ijambo ni icyigisho Yesu yatanze ari yivuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Ariko umuntu wese ishami ryose riguma kuri jye ribasha kwera imbuto. Yesu aduha umugisha, Yesu adushoboze cyane. Raba ngo nge ndi umuzabibu, nige muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Reka mbabaze, none se niba Yesu ari igiti ukaba uri ishami, kandi tukaba tuzi ko Yesu adashobora kurumba, ntago ashobora kuba ingumba, ntibishoboka. Yesu ararumbuka. Ese igiti cyakwera ishami ryacyo ntiryere? Ntago bishoboka. Ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Haleluya. Kandi nta n'icyo mushobora gukora mutamfite. Bishatse kuvuga yuko niba uteye ku giti cyitwa umuzabibu, nawe uri umuzabibu. Niba kandi igiti cy'umuzabibu cyera kikera imbuto nyinshi, nawe ugomba kwera. Nicyo bishatse kuvuga. Niba uteye kuri Yesu kandi akaba yarumbutse ndetse akaba afite abana benshi bangana nk'uko twese tungana, abantu bose nabi, nawe ugomba kurumbuka, ugomba kwera kandi ukarumbuka. Niyo mpamvu naje kukubwira uyu munsi ngo witinya, uzasama inda, kuko uhiriwe ku Mana. Haleluya. Kuko wiswe umuhiriwe uyu munsi, wirira witinya nawe uzasama. Ntabwo igiti cy'umuzabibu gishobora kweraho indimu. Oya, mbese indimu yakwera ku muzabibu? Avoka se yo yakwera ku muzabibu? Oya, ahubwo igiti cyera imbuto zacyo. Amen. Ngo ntimubasha kwera imbuto mutari kuri jye, ariko ugumana nanjye azera imbuto kandi nyinshi. Iri jambo rishatse kutubwira kwinjira muri Yesu neza, tukamukurikira, tukamwizera, tukagendana nawe, tukumvira inama ze, tukagendera mu mwanya ashaka ko tubamo. Icyo gihe azemera kuba muri twe. Haleluya. Nimuba muri mwe amagambo yanjye, nimuba muri jye amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mukomeje gatoya musomye icyo gice cya 15 cya Yohana, ayo magambo yose mwayasangamo. Yesu ubwe ni ukubwira ko ari umuzabibu, ari cyo giti, nawe uri ishami. Niki noneho gituma utinya? Niki gituma umutima wawe uhagarara? Niki gituma wiheba? Niki gituma urarurira mu marire? Niki gituma wabuze uko wifata? Umeze uburaho gato ngo wiruke? Nta mpamvu yo kwiruka, witinya. Yesu niwe giti, nawe uri ishami. Ni umuzabibu w'ukuri kandi uri ishami. Icya kabiri, Data, Imana Data niyo iguhingira, nimenye ibigukwiriye, nimenye icyo uzaba cyo, niza aho abana bawe bari. Imana ishimwe. Yajya iburasirazuba ikabakurayo, yajya iburengerazuba ikabakurayo, yajya mu majyaruguru ikabakurayo, yajya mu majyepfo ikabakurayo, kuko yitwa ishobora byose. Witinya, witinya, kuko uhiriwe ku Mana. Witinya Yosefu, uhiriwe ku Mana. Witinya Mariya, uhiriwe ku Mana. Witinya, kandi dore uzasama inda. Haleluya.
bazanye inkuru nziza iki gitondo, inkuru y'ubuhanuzi, inkuru yo kugutinyura, wumve ko uri umubyeyi, nawe uzarumbuka, nawe uzororoka, nawe uzabyara. Nta mpamvu n'imwe yaboneka hagati yawe yakubuza kororoka, kuko Yesu ni umuzabibu nawe ukaba amashami, kandi Yesu aroroka, ugomba kororoka. Niba igiti cyera, igiti ubwacyo cyera, amashami yacyo agomba kwera, imbuto zikagaragara, abazikeneye bakazisoroma bakazirya. Nawe imbuto zawe zirahari kandi zizaboneka. Wikumva ko byarangiye. Hari abantu benshi bumva ko ubu byarangiye bitashoboka, ariko byose bishobokera uwizeye. Haleluya! Izera Imana, yabishobora. Yashobora kuguhindura umubiri ikaguha undi. Nigeze nabaha ubuhamya kera bw'ukuntu Imana yankijije uburwayi bukomeye. Nabonaga baza kuntabara, nisubiye inyuma gato mbabwire ko nabonye abamarayika bava mu ijuru, bari benshi. Bamwe bari bafite ibikoresho bitandukanye, bose baje bambaye amataburiya y'umweru, boherezwa mu kirere mbareba. Baraza baramfata bandambura hasi, bamaze kundambura baransatura, bamaze kunsatura akajya bareba mu nda, bakareba hatameze neza akake bakakuraho, nkabona bazanye n'inyama zo gusimbuza. Nawe Imana yabigukorera. Wikwiheba utekereza ku burwayi umaranye iminsi, kubera yuko nta kintu kinanira Imana. Imana ifite ubushobozi bwo gusimbuza igice cyawe kirwaye cyo mu mubiri wawe, ikagushyiriramo ikindi gice, kuko yitwa ishobora byose. Ngo mbese wabaza umubumbyi iki kibumbano wakibumbye gute, kandi ari we wakibumbye? None se reka mbabaze, niba imodoka yawe ipfa, cyangwa igare ryawe niba ari ryo utunze, cyangwa moto yawe niba ari yo utunze, ukajya muri magasin de pièces de rechange, ukagenda bakaguha ikindi gikoresho, ukaza ugasimbuza cya kindi cyari kirwaye, utekereza ko Imana ishobora byose yakoze umushinga w'abantu kugira ngo babeho, itigeze yitwaza cyangwa iteganya pièces de rechange zo gusimbuza igihe umuntu agize ikibazo? Birashoboka. Birashoboka. Tangira wumve ko bishoboka. Nawe wabyara. Haleluya! Nawe uzasama, witinya, wigira ubwoba. Nawe birashoboka ko Imana yabikora. Ntabwo isaha irarenga, ntabwo isaha y'Imana igirenga. Igihe kizagera, inkono yose ihira igihe. Nigeze nababaza ikibazo, mbese umuntu ashyize inkono ku ziko akayireka ntayicanire, ntiyibuke kujya kwenyegeza, iyo nkono yazashya? Ibyo biryo byazashya? Oya, ntabwo bishoboka. Ni buhoro buhoro, uragenda ukenyegeza, rimwe ukongeramo urukwi, ubundi ukatsa, ubundi ukareba igikenewe ukagenda ucyongeramo buhoro buhoro. Wikwihutisha igisubizo cyawe rero, wumve ko cyatinze cyangwa ko cyakagombye kuza aka kanya. Humura, witinya, uzasama inda, kuko uhiriwe ku Mana. Haleluya! Kandi uzabyara umwana w'umuhungu. Kenshi na kenshi muri Bibiliya tuyifashishije, tubona ko abagiye babyara babyaye abahungu. Cyo ngicyo narakibaje, nanjye mbyara nabyaye umuhungu, ariko hariho n'ababyaye umukobwa. Ntabwo ndobanuye igitsina, cyangombwa ni uko ubyara, ukabyara umwana muzima, ukamukikira, ukamwonsa, ukamuheka, ukaberwa nk'abandi babyeyi. Ntakubwira ngo witinya. Humura, uzasama, humura, uzatwita. Mariya iri jambo akiryumva ryamuteye ubwoba. Niyo mpamvu marayika yongeyeho ijambo nyine ryo kuri 35 muri Luka igice cya mbere, akamubwira ngo humura, Mwuka Wera azakuzaho, kandi imbaraga z'isumba byose zagukingiriza. Wowe unteze amatwi aka kanya, nkakubaza ngo mbese niba Mariya byaremeye ko atwita inda y'Umwuka Wera, nta mugabo yabyaranye nawe, bikemera agatwita, bikemera umwana akaba mu nda, gihe cyagera akavuka akabyara, atwita inda y'Umwuka, kandi uwo Mwuka Wera akaba atuye muri wowe, urumva ukwiriye gupfa uringuma? Ntibishoboka.
nawe uzasama, kuko umwuka w'Imana atuye muri wowe, kandi imbaraga z'isumba byose zikaba zigukingirije, imbaraga z'isumba byose zikaba zikugose. Humura nawe birashoboka, igihe cyawe kirari, ntabwo isaha yawe izarenga. Zamura kwizera, gira kwizera, nawe yabishobora. Ishobora guhindura na piyese zawe zirwaye, ishobora kurema ibitari biriho bikaremeka. Bya bindi bakubwiye ko bidashoboka, Imana yabishobora, kuko yitwa ishobora byose. Ishobora guhindura amateka yawe umunsi umwe. Iramutse ije ntibyayisaba igihe kirekire, ntabwo byayisaba imyaka myinshi kugira ngo ikore ku buzima bwawe, cyangwa ihindure inkuru bakuvuzeho zituma unanirwa, cyangwa inanizwe gucecekesha bakunyegaga. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Igihe cyawe kizagera, uzasama inda, kuko uhiriwe ku Mana. Ndakubwira ngo humura, kuko uhiriwe ku Mana. Uzasama inda, uzatwita, uzabyara, uzaheka, uzonsa, kuko uhiriwe ku Mana. Mwakira ubuhanuzi buvuye ku Mana, mwakira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Imana irashaka kubyara, ukororoka, ukagwira, ukuzura isi. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Proje y'Imana nibwo yabigezweho. Mbese ye uramutse utabyaye wumva ko Imana yaba yunguka, ntibishoboka. None se mwana wawe ko ari we wari kuzahagara ejo mu gihe twebwe tuzaba twashaje, tutakibasha kuvuga, tugenda y'inkamiri, twabaye abakecuru n'abasaza, wumva Imana itabihombye, ibuze uzakomeza umurimo? Humura witinya, uzasama inda. Hariho ibyiringiro, naho igiti cyavunika, naho igiti cyatemwa, humura, hariho ibyiringiro ko niyo igiti cyatemwa kikamera nk'igitsinsi, hariho ibyiringiro by'uko kongera kigashibuka, ndetse amashami yacyo akamera nk'ibitontome. Niko ijambo rimbwira. Ushobora kuba warananiwe hashize imyaka myinshi, ariko se reka nkubaze, iyo myaka uvuga myinshi yaba ari myinshi kungana n'iya Hana, kungana n'iya Sara, kungana n'iya Aburahamu? Oyerekeraho kwiheba, izera ijambo rirarema. Menya ko ushobora byose, menya ko yabikoreye Sara, nawe yabigukorera. Menya ko yabinkoreye, nawe yagutabara. Ntuwongere gucika intege no kumva uvuza induru cyangwa kwirwanira ujya hirya no hino. Kenshi na kenshi ikigerageza iyo kinutse, hari igihe umuntu wese ugukuru ukujyana mu bintu bitandukanye hirya no hino umukurikira, nyamara atari uko ari wabigambiye, ahubwo ari ukuvuga ngo mbuze uko ngira wenda aho ngiyeyo hari icyo Imana yakora, hari icyakoreka. Ariko ureka kwirwanirira ngo utandaraze, wazatanyukira mu nzira. Aho yagendera umurongo umwe. Yesu ari kumwe nawe, agambiriye kukugirira neza. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo gice cya 1:3 rirambwira gutya ngo, kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana, akaba ari n'ishusho ya kamere yayo, akaba ari uramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kutweza no kudukuraho ibyaha, yicara iburyo bw'Imana dusabira. Kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana, akaba ari uramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze. Ndashaka ko dutinda kuri iryo jambo. Ntumara ubwoba, ngira ngo utinyuke, ngira ngo ukomere, ngira ngo ugire kwizera gukomeye, kuko Yesu Kristo ni uramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze. Bivuga ngo iyo ategetse bibaho, aramiza ibintu byose, ibintu ijambo ry'imbaraga, ari ibyo mu ijuru n'ibyo hasi, ari bya bindi byakunaniye bimaze igihe kirekire, ari bya bindi watambutsemo burya niwe wakuramiye, ari hahandi utaragera niwe uzahakugeza. Ni uramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze. Bivuga ngo ukwiriye kumwizera. Niyo mpamvu yivuga ari fieri, akavuga ni ndi umuzabibu w'ukuri. Nuko azi ko yatsindiye ingoma, yatsindiye ubwami butabasha gutsindwa, yatsindiye ingoma ifite ubushobozi bwinshi,
mwatsindiye. Niyo mpamvu akubwira ngo nige muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, kandi uguma muri jye niwe ubasha kwera imbuto. Uguma muri jye neza niwe ubasha kwera imbuto. Uguma muri jye neza niwe ubasha kurumbuka. Uguma muri jye neza niwe ubasha kubyara. Ahangaha ushobora kumbaza wenda ukavuga ute se ubu ushatse kuvuga ko abantu bose babyaye ari uko bari muri Yesu? Oya, we hari impamvu watinze. Witegereje abahanuzi benshi babayeho bagiye bavuka mu buryo bugoranye, ba mama babo babatwise byarananiranye, bakavuka mu buryo bw'ibitangaza. Impamvu umwana wazavuka ari igitangaza ni ukubera yuko Imana izamukoresha iby'ubutwari, ni ukubera yuko azasimbura Imana mu gihe cye, azaba ambasaderi mu gihe cye, kandi azakora umurimo uhambaye. Azakora mu mwanya wowe uzaba utakiriho, uzaba warashaje, wazasigara yamamaza ubwami. Niyo mpamvu agomba gutozwa, akabanza kuba umwana usengewe, akabanza kuba umwana utegerejwe igihe, kubera yuko hari icyo Imana yamuvuzeho. Haleluya! Ntabwo ari uko inaniwe kuguha umwanya aka kanya ngo ube wabyara. Kenshi nkunda kwitangaho urugero nkababwira ngo mbese iyo Imana itemera ko mara imyaka 8 ndi mu kigeragezo cyo gutinda kubyara, nitwe ingumba n'andi mazina yose mabi muzi, yanyira imbyirire n'ibiki byose, mbese murambwira ko nari gukuraho imbaraga zo kugukomeza uyu munsi? Gira kwizera, wizera Imana, niramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga zayo, nawe uzasama. Witinya Goreti, witinya Rusiya, witinya Sifa, witinya Shariroti, witinya Teopiste, witinya Nyensi, witinya Ruwize, mwitinya, kuko Uwiteka yabatekerejeho. Uyu munsi muhiriwe ku Mana. Icyangombwa ni kimwe, mugume kuri Yesu, niwe muzabibu w'ukuri, kandi namwe muri amashami. Ntibyemerewe ko murumba, mugomba kurumbuka, mugomba kwera imbuto, mugomba kubyara, mugomba guheka. Niko ijambo rimbwiye. Gira kwizera, tuzamurane, dufatane mu mugongo. Uhereye umwanya witware nk'umubyeyi, kuko ugiye gusama inda. Uhereye aka kanya kwizera kwe uzamuke, kuko ugiye gutwita, ugiye kubyara umwana, ugiye guhindurirwa amateka. Stati yawe igiye guhinduka mu mwanya mutoya, kandi ntubigireho ikibazo ibyo nkubwiye uyu munsi, kuko imbaraga zisumba byose zirahari kugira ngo zigukingirize. Imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo zizagufashe. Humura, zizakunda, bizashoboka. Gira kwizera. Abo dufatanyije kwizera aka kanya, ndagira ngo dusengane. Ushobora gufata ku nda yawe niba ari ifite ikibazo. Ushobora gufata ku mugongo niba ari ufite ikibazo. Ushobora gufata handi wumvaga ko bidashoboka. Kwa muri iri jambo bitukwereka ko Mariya yamaze igihe abitekerezaho, ari nayo mpamvu marayika yazaga kumusura kenshi. Mariya akavuga ati ntabwo ibintu bishoboka. Ese umuntu yatwita atabonanye n'umugabo? Ariko humura, bizakunda. Umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zigukingirize. Aho hantu hafate. Ikindi kintu gishobora kudufasha, iyaba wari uri hano ufite igikoresho waguriye umwana wawe kugifata, tugatangirana gusenga Imana, twizeye ko Imana izazana umwana uzaryamisha muri icyo kigoma. Imana igiye kuzana umwana ugomba guhera kuri iyo bibero. Imana igiye kuzana umwana ugomba gukarabiriza muri iyo base wamuteguriye. Ibyo bikoresho mutangire mu byiyegereje, uko harageze kugira ngo bikore. Yesu abaha umugisha. Reka dusengane. Mana y'umurava kandi y'ukuri, Mana y'urukundo kandi igira neza, Mana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, aka kanya ijambo ryawe nirireme igitangaza kuri aya mashami.
twese turi amashami duteye kuri Yesu, niwe muzabibu w'ukuri. Twarakwizeye turagukurikira, ntabwo tugomba kugumbaha, ntabwo tugomba kuba ingumba, tugomba kubyara. Bene data bankurikiye, ndabasengeye mu izina rya Yesu, wari ingumba none agumbanurwe mu izina rifite imbaraga. Kakanya agumbanurwe, abyare, aheke, yonse, akikire, yizihirwe nk'umubyeyi, agira umunezero w'umwana. Ndagushimye kuko umanukiye gushyigikira iri jambo, kandi nizeye ubudahangarwa kubw'iri jambo mu izina rya Yesu, amen. Bene data mwari munkurikiye, ndabakunda kandi ndabasengera ibihe byose. Icyo ngambiriye ni ukugira ngo kwizera kwanyu kuzamuke, muzamuke mumenye icyo Imana ibatekerezaho, mwumve mube mu ijambo, ube mu ijambo ry'Imana rigukura aho wari uri. Ushobora kuba wari umaze iminsi mu bwihe n'ubwigunge butandukanye, ahari ushobora no kuba unkurikiye udafite ikibazo cy'ubugumba, ariko ufite ikindi kibazo cyari kigukomereye. Inama ntanga buri munsi sinzayibagirwa, niyo kureba mu ijambo ry'Imana ijambo rihuye n'ikibazo ufite, kuko byavuzwe n'Imana kandi ikavugwa n'Imana itabasha kubeshya, hanyuma iryo jambo ukarigira iryawe. Wamara kugira iryawe ukaryiyaturaho ukaryizera, kandi igihe gikwiriye rizasohora. Nguko uko njyewe nabyaye, inzira nanyuzemo niyo mbarangira. Tuzagenda dusangira kenshi n'izindi nyigisho n'ibindi biganiro bimwe na bimwe bitandukanye. Tuzabazanira kenshi ababonye ibisubizo bakabyara bigoranye, tuzabazanira kenshi abari kiri ku musozi, n'undi wese wumva ufite icyo yadusangiza dukomeje kumurarika. Tubashishikariza kandi gukora share y'ibiganiro byacu mukabisangiza abandi, kandi munakora subscribe igihe cyose kugira ngo ibiganiro bizajya binyuzwa kuri iyi channel bigiye kugeraho mu buryo bwihuse. Turabakunda kandi turabasengera, tuzarushaho gufatanya, turizera tudashidikanya ko tuzajya duhura kenshi, kandi ntimukajye kure y'iyi channel. Turabakunda cyane, bye bye.